Bamwe bati turashubijwe, abandi bati ibyifuzo byacu tumaze imyaka myinshi dusengera tugiye gusubizwa. Tumaze imyaka 15 nta rubyaro, 17 nta rubyaro, none ikoranabuhanga rigiye gukemura ikibazo cyacu. Reka tubyinjiremo byo gutwitira cyangwa se gutwitirwa hifashishijwe ikoranabuhanga. Hano mu Rwanda byatowe uko bizaba bimeze mu buryo burambuye kandi busobanutse. Kanda subscribe, like, comment, share, tujye tubana umunsi ku munsi. Ibisabwa umuryango ushaka gutwitirwa mu Rwanda. Ingingo yo gutwitira undi iri mu nzira zo kwemerwa mu mategeko y'u Rwanda. Yakiranywe yombi n'abaturarwanda b'ingeri zose, bavuga ko bizafasha ababuze urubyaro mu buryo busanzwe bakazabasha gusiga imbuto hano mu isi. Imibare ya Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko kuva mu mwaka wa 2020 kugeza mu mwaka wa 2024 hagaragaye abantu basaga 5925 bakeneye kororoka hakoreshejwe ikoranabuhanga kuko bidashoboka ko bazabyara. Gutwitira undi bikorwa mu bihugu byinshi bitandukanye nko mu Burayi, Aziya na Amerika. Nko mu Buhinde, usaba gutwitirwa agomba kuba ari umuryango washyingiranywe mu buryo bwemewe n'amategeko, naho utwitira undi agasabwa kugira hagati y'imyaka 25 na 35 kandi akabikora inshuro irenze imwe mu buzima bwe. Aho ni mu Buhinde. Itegeko rigenga serivisi z'ubuvuzi mu Rwanda ubwo ryigwagaho, hari amabwiriza bazagenderaho. Bamwe bati tuzayiboneramo akazi, abandi bati bigiye kudukiza, abandi bati itegeko rije rigiye kuba ryakiza abantu nkazatwitira umukire akanyera amafaranga. Gusa bigomba gukorwa nta kiguzi nk'uko byatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima, uretse kwishyura ikiguzi cya serivisi z'ubuvuzi zizahabwa utwite kugeza abyaye. Iteganya ko uwemerewe gutwitira undi n'utwitirwa bazagirana amasezerano. Ibi bizaba biyakubiyemo bikazagenwa n'itegeko rya Minisiteri y'Ubuzima. Utwitira undi agomba kuba afite nibura imyaka 21. Itegeko ryatowe ku wa 4 Kanama mwaka wa 2025 rivuga ko gutwitira undi bivuga uburyo bwo kororoka hifashishijwe ikoranabuhanga, aho uwemerewe gutwitirwa agera amasezerano n'uwemerewe gutwitira undi akamuha umwana akimara kuvuka. Abemerewe iyi serivisi ni abashyingiranywe bafite ikibazo cyo kororoka mu buryo busanzwe, bazagirana amasezerano n'uwemerewe gutwitira undi cyangwa undi muntu ubishaka, ariko bihamijwe na muganga ko adashobora kororoka mu buryo busanzwe. Uwemerewe gutwitira undi asabwa kuba afite nibura imyaka 21 ariko atarengeje imyaka 40 y'amavuko. Kuba yarabashije gutwita kugeza abyaye nta kibazo, ndetse isuzumwa yakorewe n'ukora umwuga wo kuvura rigaragaza ko afite ubuzima bwiza buzira umuze. Uwemerewe gutwitirwa asabwa iki? Mu bihugu nka Ukraine, Georgia, Amerika n'ahandi, usanga gutwitira undi bikorwa nk'ubucuruzi, ku buryo uwiyemeje gutwitira abandi aba ashobora kwishyurwa hagati y'ibihumbi 55 by'amadolari ndetse n'ibihumbi 100 by'amadolari y'Amerika, bitewe n'aho ari cyangwa se afite uburambe muri ibyo bintu ndetse n'ibindi byinshi. Inzego z'ubuzima mu Rwanda sobanura ko uwiyemeje gutwitira umuntu ari igikorwa cy'urukundo aba amukoreye, adasaba gutanga ikiguzi icyo ari cyo cyose. Gusa itegeko risaba umuryango wemerewe gutwitirwa kwishakira umutwitira. Uwemerewe gutwitirwa kandi ategekwa kwishyura ikiguzi cya serivisi z'ubuvuzi kijyanye no gutwitirwa kugeza ku byumweru 6 nyuma yo kubyara, no kwishyura ikiguzi cya serivisi z'ubuvuzi kingana no kwishyura ikiguzi cya serivisi z'ubuvuzi ku ngaruka zishobora kuba kuwemerewe kumutwitira, byemejwe n'ukora umwuga wo kuvura. Uyu kandi asabwa kubahiriza amasezerano yagiranye n'uwemeye kumutwitira kandi akemera ikizava mu gutwita icyo ari cyo cyose. Iyi ngingo igaragaza ko mu gihe umwana avutse afite ubumuga
inda ivuyemo cyangwa avutse afite igitsina runaka, uwatwitiwe agomba kubyakira gutyo. Inshingano z'uwemerewe gutwitira undi. Mu buzima busanzwe, umubyeyi utwite aba asabwa kwita ku buzima bwe n'ubw'umwana atwite kugira ngo azavuke afite ubuzima bwiza. Itegeko ryamaze gutorwa riteganya ko uwemerewe gutwitira undi afite inshingano zo gutwita no gukurikiza inama na serivisi z'ubuvuzi ahabwa n'ukora umwuga wo kuvura. Asabwa kandi kwirinda ibikorwa n'imyitwarire bishobora gushyira mu kaga ubuzima bwe n'ubw'umwana atwite, no kumenyesha mu buryo buhoraho usaba gutwitirwa amakuru ku buzima bwe cyangwa ubw'umwana atwite. Uyu kandi asabwa gutwitirwa umwana akimara kumubyara no kubahiriza amasezerano yagiranye n'usaba gutwitirwa. Kirazira guhitamo igitsina cy'umwana bagiye gutwitira. Itegeko ritegeka ko serivisi z'ubuvuzi zifasha kororoka zifashishwa ikoranabuhanga zibujijwe mu guhindura utunyangingo tw'umuntu. Mu bindi bibujijwe ni uguhitamo igitsina cy'umwana uzavuka. Intanga cyangwa urusoro byatanzwe n'umuntu umwe kandi ntibyemewe guhabwa abantu bemerewe kororoka hifashishijwe ikoranabuhanga barenze umwe. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima Dr Ivan Butera aherutse kubwira abadepite ko impamvu zituma abantu babura urubyaro zirimo 30% zikomoka ku bagabo n'abagore ni 30% zikomoka ku bagore. Izikomoka kuri bombi zingana na 30% mu gihe 10 ziba ari izindi mpamvu zitamenyekanye. Ngayo nguko rero ni serivisi y'ikoranabuhanga igiye kuza mu Rwanda yo gutwitira undi. Nahoze mvuga ni ibyifuzo byo kutabyara ngira ngo ahari wenda byaba bigiye kugabanyuka, wenda abantu bose baba bagiye kubona urubyaro. Reka dutegereze turebe uko bizaba bimeze nimara kusakara cyangwa se kuza mu buryo bweruye, ngo icyo umuntu atarabona akerekwa no kuramba. Tubifurije ibihe byiza, kandi subscribe kandi like, comment, share kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ngira ngo bamwe baba bafite ibyifuzo byo kubyara rwose, ngira ngo wenda mwamugiye gusubizwa, ariko kandi bijyanye n'imyizerere y'abantu wenda bishobora kuba sinzi uko bizagenda, ariko ni serivisi igiye gufasha abantu batagira urubyaro kurubona muri ubwo buryo.